umuntu nari narazahaye nzaharira mu bapfumu imitungo idushiraho, ariko Yesu abirengera avuga n'uyu ni umwana wanjye reka mugirire neza, anyiza nta kinini nyweye, anyiza nta kindi kintu ansabye, abigenza neza ubwo twari dupfuye tuzize inkingi zari zitwishe. Iwacu bari barazahaye, umugabo yarazahaye, azahariye ku musozi agenda ndarandagiye, nanjye nibera mu kabari mbyina, nirirwa nibyinira indirimbo za Theo, nirirwa nsaba inzoga y'ijana, narahindutse akavundi, narahindutse akadavere, ariko Yesu abireba akabireba atari kuri azamugirira neza. Imana ishimwe. Iyo agiye kubivuga muri iyi mpamvu mbivuga, Yesu yangiriye neza, Yesu yangishije umwaka, nzajya mbivuga abazimu bashye, nyabingi zicurikiranye. Imana ishimwe. Kuko ibyo bintu byari bikomeye, ariko Yesu arandengera. Yesu utajya uhinduka, Yesu utajya ugira ikindi areberaho. Yesu ni inshuti yacu, Yesu inshuti yacu, ariko inshuti zo mu isi zamuhinduka, akakugirira nabi, akamuhindura umusazi. Ntatinye ko mwasangiye, ntatinye ko yakugize inshuti, yarampamagaraga mu iboramutima yakubuze, nanjye nkahita niruka, naracuruzaga sinkinge, nkajya kumwitaba, nkasanga yatetse inyama yatongereye, nkazijya ngira ngo nize inshuti ndi kurya, nawe ndi kurya inyama za nyabingi zamaze gutongerwa, ariko Yesu arandinda arata. Imana nishimwe. Yesu agirira neza, ankura muri ako kaga, nanjye nitwa nyina w'abana, nitwa mama Cyiza, ankura mu kijana. Narahitaga ngo kijana araje, nahinguka mu kabari ngo araje, bakampa inzoga mu gakombe k'ijana, bakomeza urugendo. Ubu bari nkabuzenguruka, ariko Yesu yaraje angirira neza.